Lesoka ice murabizi ko nje nta kintu nge mbagezaho mbagezaho ibintu biri trend cyangwa se mbagezaho inkuru ziri kuvuga ko kanya murabizi yuko bita Bruce Melody mu kanya kashize cyangwa se mu masaha ashize ari bwerekeje mu gihugu cya Uganda. Murabizi ko afiteyo igitaramo azaba akorera mu mujyi wa Kampala mu rwego rwo kwizihiza MC y'abakunde cyangwa se Sefa Heart. So ikintu ndimo ndi kwirebera hanga rero bamwita Dekati Babalao. Murabizi ni numwe mu ba biggest bakomeye cyane mu gihugu blogger, ariko ndaza mwereka uburyo abantu bamutwitse mu kanya ageze gutya aza kuba aca kuri Instagram ye, aza kuba apostinga ifoto y'uwita Bruce Melody, arangije aza kuba yandika amagambo agira ati ngo nyamabondo, maze ikintu icyo bita abakunzi ba Bruce Melody ibintu bakoreyo bita Dekati ntago bibaho. Ndakubwiye ngo baramubaze muri comment, reka nze ngende nkwereka nawe wirebere ibintu bita Dekati Babalao. Abo bita abakunzi ba Bruce Melody baje kuba bamukorera baramutwitse muri comment, bamukoreye ibintu bitabaho, bamwe bamwibukije yuko ngo yazimye, abandi baza kubamubwira bati we Dekati ibintu urimo ntago bizi. Reka ngende scrolling mwereka nawe wisomera muri comment ureba ibintu bita umuvandimwe Dekati Babalao baje kuba bamukorera nyuma yoho aje kuba apostinga ifoto yo bita Bruce Melody, aza kuba yandikaho amagambo navuga yuko atari meza. Ubu bita bagiye bamukorera cyo bita kumuhera bizi hari sagari maze iminsi ivuga yuko bita ngo Bruce Melody yaje kuba ngo yibagisha inda. Murabizi byaravuzwe cyane, ariko bita Dekati akagenda abipostinga inshuro nyinshi. Rero ubwo Bruce Melody yazaga kuba ashyira hanze amafoto cyangwa se yerekana yuko agiye mu gihugu cya Uganda, wo bita Dekati aje kuba afata iyo foto aza kugenda ayigaruraho, yavuga ati se ko mberuka bavuga yuko ngo baze kwa bamukorera sajari ese nginda yaba yagarutse. So abafana bo bita Bruce Melody baje kuba birukira muri comment, baza kuba batwiko bita Dekati. Ni kurugenda scrolling ngo nkwereke, reba nk'uyu muvandimwe yaje kuba mubwira ati ipusi ngo yiviriye ku kiyede. Abi bintu mba ndeba hangaha nanjye nkumirwa, ari nka comment mba ndeba hangaha nkabona umuntu wayanditse nawe abafitemo ikintu bita kubaga nta kinyapapa. Umuntu yaje kuba mubwira ati nawe isomere, reba nk'iyi comment umuvandimwe bita Dekati baje kuba bamuhereza cyazi cyo nkundira abafana b'umuziki nyarwanda ntago bajya bihishira. Uwo bita Dekati nyuma yuko agiye kuri social media ndavuga kuri Instagram, akaza kuba postinga ifoto ya Bruce Melody, akaza kuba ashyira ifoto ya Bruce Melody igaragaza yuko ngo agifite inda. Ubwo ni mu rugendo arimo arakora yerekeza mu gihugu cya Uganda. Icyo bita umufana ngaraje atwiko bita Dekati, amwibukisha ibintu byinshi. Abantu baraje, abafana ba Bruce bibukisha uwo bita Dekati ko yuko ngo aramutse atavuze ko bita Bruce nta kindi kintu afite cyo kuvuga, aza kuba mwibutsa ko kandi ngo uwo bita Dekati ngo yazimye, ngo nta kintu agikora muri showbiz yo mu Rwanda usibye ibintu by'amatiko. Ndi kugenda nguscrollingira gake ngo ugende nawe ubasha kwisomera izino comment ziri kuri wo bita Dekati Babalao baje kuba bandika ubwo ya postingaga ifoto ya Bruce, ati uyu nguyu we ngo bamwita ngo ni ishimwe. Aza kuvuga ati ariko man urwango umwanga rurakabije pe. Undi ati ipusi yarazimye, undi ati nubabara bazagusaza, undi ati Dekati iki ni igitutsi bro ntabwo nagisoma. Undi ati ubwo se inkuru irimo ni iyihe? Undi ati Munyakazi yaragucecekesheje ushatse nawe wa joininga team 001. Undi ati ati uri iki ni igitutsi papa ntabwo nagisoma. Undi ati abahunganga babasa umuntu bita Dekati baramutwitse nyuma yuko aje kuba ashyira hanze ifoto. Gusa bino bintu kuri ndi ruhande njyewe mbambishinyemo kakenya, mbambishinye ko kubona umuhanzi mufana